ikimbabaje kuruta ibindi kuruta uriya muriro. Kuri uriya muriro abantu benshi ntibababaye, ahubwo baravuze ati Imana irabumvishije, sibo babona. California niho hantu habaye ububyutse mu 1900 nk'ubwabaye ku munsi wa Pentecote. Ububyutse bwakwiriye isi yose. Hanyuma birababaje kuba aho hantu hakomotse ububyutse ubu hagereranywa n'ikuzimu yo ku isi, ariko mu by'ukuri kiriya ni ikintu kigaragaza ko ibyo abantu biringira. Urumva ko twe tuzaba habi kuruta aho bari. Niyo mpamvu tutarebye neza ibyabaye Azusa, ibyabaye California, hano hazaba bibi kuruta ibiri kubaho ngaho. N'abandi bakavuga ati nibashye rwose, sibo babona barakabije. Nawe ubona barakabije. Iriya jambo waryakiriye ute? Ahubwo bariya abantu icyo bakundira ni uko ari abanyakuri bavuga ibiri mu mutima, ariko abantu benshi ni kuriya batekereza. Nuko gusa badashobora kubivuga, ariko na hano dufite benshi batekereza kuriya. Ariko siko bari bavuze ngo in our godless city, ngo umujyi wacu utagira Imana. Yego. Wabonye ko ngo hari inzu zasigaye zitahiye, byaba bitanga ubuhe butumwa? Narebye icuriya mugabo nyiri iriya nzu yavuze, nico cankoze ku mutima. Uriya muriro ufata nk'igihano cyangwa ni akanyafu k'Imana? Nabifata nk'akanyafu. Wabonye inkuru yasohotse ku gihe.com ivuga ukuntu u Rwanda rugwa 29 muri Afurika mu kureba porno. Uriya zirebwa n'abapagani gusa, kandi 90% ni abakristo. Umva hano 90 barasenga ku cyumweru, ubwo zirebwa nande? Harimo n'abazirebera mu rusengero. Sinzi niba wabonye Abanyamerika bahise bategura ibintu bijya gusana. Habaye imyerekano nka muvoma zo kwerekana ko Kristo akiri umwami. Narabibonye muri Washington. Ni gute ahantu hakomotse ububyutse kuri ubu aribo bahagarariye Satani. Tubahaye ikaze mwese bakurikira ibiganiro byacu. Ndi Theogene Uwiringiyimana, nejejwe no kubakira kuri uyu mwanya w'iki kiganiro. Turi kumwe na Pastor Mwaka Mushamuhiri. Kuri twese turabishimiye, tunejejwe no Imana iduha amahirwe ngo tuganire mu ntangiriro z'uyu mwaka. Imana ishimwe ko yaduhaye kurama watugejeje iki gihe. Imana ibishimikwe. Tukaba twarije mu wundi mwaka. Turishimye rero ko Imana igize neza ikaduhuza. Twicaye ahantu bita ku muryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda, cyangwa se Ligue Proactive de la Bible. Ni ahantu heza cyane, hasigaye hari coffee shop nziza. Abantu mushaka no kuganira mujye mugerayo. Ubwo izindi detail ndaza kuzishyiraho, ushaka no kubavugisha ubwo ndaza kugufasha kuba wabikora. Hanyuma rero no turi kuganira na pastor twicaye. Hari n'ibintu byiza cyane na services zitandukanye batanga, ikawa, bashaka kuganira, ibirori bitandukanye, n'abategura inama bashobora kubakorera inama. Mbere rero yuko dutangira, pastor reka tubasabe. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye biriho muri kino gihe bivugwa, ibyo abantu babona mu mbuga nkoranyambaga bigenda bigaruka cyane. Ariko mbere yuko tubiganira ko turi ubwoko bw'Imana, by'umwihariko turi abakristo, katubasabe ko tubara muri iki kiganiro mu isengesho. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko duhaye iki gihe cyo kuba imbere yawe. Ube hagati yacu, tumenyeshe ibyo ushaka. Ubuntu bwawe bubane natwe. Ukurikiye ikiganiro ntasigare uko yarari, ahubwo uvugane n'umutima we. Ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mu gutangira ikiganiro, uyu mwaka n'umwaka, iyo umwaka ujya gutangira abantu baba bavuga ibintu bitandukanye, abantu baba bafite ibyo batekereza n'ibyo biteze ku mwaka. Ndaguhera we nka pastor, menya uri mu bapasiteri ba mbere tuganire muri uyu mwaka. Uyu mwaka wowe utekereza gute, witeze gute? Umwaka mutezemo ibyiza, hanyuma kandi nihazamwo n'ibibi tuzabyitwaramo nk'abakristo. Amen. Hariho ibintu bimaze iminsi bivugwa pastor, ngira ngo warabibonye kuri social media. Umuriro watse udasanzwe muri California, by'umwihariko mu gace ka Los Angeles. Uriya muriro ufata gute? Ni umuriro waje mu gihe cy'imbeho, abariyo niko batubwiye. Biravuze ngo biriya bice basanzwe bamenyereye ko umuriro uza nta bidasanzwe nk'ibiza bindi, ariko igitangaje no kwaje mu gihe cy'imbeho. Bamwe bakavuga ati kuje ukurikira amagambo yavuzwe n'uriya mudamu Nikki Grace, avuga ati Imana abonye zero. Kurwa ruhande wabyakiriye gute?
ngewe ntabwo nabirebera mu muriro, nabirebera mu bugari bwabyo. Ntabwo nabirebera mu muriro, nabirebera mu bugari bwabyo. California niho hantu habaye ububyutse mu 1900 nk'ubwabaye ku munsi wa Pentecote. Ububyutse bwakwiriye isi yose, bwagiye i Burayi, Canada, Amerika, Afurika, bwavuye aho hantu. Hanyuma birababaje kuba aho hantu hakomotse ububyutse ubu hagereranywa n'ikuzimu yo ku isi. Niba wararebye comment kuri uriya muriro, abantu benshi ntibababaye, ahubwo baravuze ati Imana irabumvishije, sibo babona. Hano bagatekereza ni gute ahantu hakomotse ububyutse kuri ubu aribo bahagarariye Satani mu gutanga ubundi butumwa butari bwiza, mu gukora filime ziri kwangiza isi, Illuminati n'ibindi n'ibindi. Kuri nge rero ntabwo ndebera California mu muriro wabaye uyu munsi, ahubwo ndeba ikimbabaje kuruta ibindi, kuruta uriya muriro. Ni gute ahantu itabaza ryigeze kwaka ubu hari umwijima ungana nk'uhari. Ziriya rero ni zimwe mu ngaruka z'uko itara ry'Imana ryazimye. Iyo itara ry'Imana rizimye, ibi bisimburana n'ibindi. Ariko nanone ntitwavuga ko ari bose, kuko nzi abakristo bakihatuye bakunda Imana, gusa ibi byo birahari. Ubona kuko baramwe baravuga ati ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana, kuki bihuriranye. Nyuma yuko havuzwe ririya jambo hagakurikiraho nuko umuriro watse, ubona nawe ubifata nk'igihano cy'Imana? Sinabifata nk'igihano, kubera ko igihano cy'umuriro ntikiragera. Igihe Imana izatwikisha isi umuriro ntabwo kiragera, bizaba ari igihe izacira abantu bose urubanza. Ariko muri iki gihe nagira ngo nifashishe ijambo Imana yavuze kuri Dawidi. Yaramubwiye ngo abana bawe nibakiranirwa nzajya mbahana uduhano tworoheje nko kubakangura. Amerika ntabwo imeze nk'ibindi bihugu byo ku isi. Ni abantu bigeze ububyutse, ba sekuru barasenze, urubyiruko ruhari uyu munsi bari kubyina mu mugisha wakorewe na ba sekuru, cyangwa ba sekuru basengeye, cyangwa se bari mu masezerano ya ba sekuru. Muri aya masezerano y'abasekuru Imana yavuze ibyo izakorana n'abuzukuru n'abuzukuruza kugera ku bisekuru byinshi nibayumvira. Hanyuma basinze umugisha, reka nkoresha imvugo y'ukuri, basinze umugisha. Hanyuma bari kugerageza ibibi byose biri mu butinganyi n'ibindi byinshi, aho umuntu yibagirwa uwo ari we, ntabaciyemera nawe ubwe, ntabaciyemera n'Imana. Iyo umuntu atangiye guhakana uko yaremwe, agahakana urumva abageze kure. Hari Imana izajya ikoresha ibihano byoroheje, atari uko ibanga, ari kugira ngo ibakangure, ibibutse ko aho hantu higeze kuba Imana. Iyo umuntu yasenze ntabwo apfa kugenda buheriheri. Imana ifite ukuntu ivugana nawe, imukangura, yego imukanguje ibimenyetso, ariko mu by'ukuri kiriya ni ikintu kigaragaza ko ibyo abantu biringira. Ubaze ejo nahoze numva ngo bamaze guhomba tiriyari y'amadolari, ibintu bimaze kwangirikira hariya hantu. Niba umuntu ashobora kuryama ari umuhegwe bugaca adafite ikintu na kimwe, kubw'amahirwe amagara ye gusa akarokoka, ubwo buriya iby'isi ni iki? Ko ari byo bidutera umurengwe. Hanyuma nkiraho, guhakana Imana bitwungura iki? Tuyemeye bidutwara iki? Ababikora nabyo ngo najye bisa n'irindi dini ryaje, cyangwa se rinariho, ko ateizme naryo wabifata nk'imyemerere. Yego ni imyemerere, n'ubundi ifatwa nk'imyemerere, ariko iyo myemerere ifite icyo iduhombya. Kubana n'Imana bifite icyo bitwungura, guhakana Imana bifite icyo biduhombya. Kubera ko iyo uhakana Imana uba ubwira abantu ngo nibishore, donc ibyo bakora byose ntibibujijwe. Hari ibintu tudashobora gukora kuko twubaha Imana. Hanyuma iyo uvuze ko Imana idafite umwanya itanabaho, wababwira ati wishe umuntu ntacyo bitwaye, usambanye ntacyo bitwaye, ukuyemo inda ntacyo bitwaye,
uhakanya uko waremwe ukihindura ikindi kintu ntacyo bitwaye, guhemukira undi muntu bipfa kuba bikuzanira inyungu ntacyo bitwaye. Iyo urebye nk'ibihugu bikora mu mafiya, hari ukuntu umuntu ashobora kugufata akagukuramo ingingo akazigurisha, apfa kuba ari umuhegwe. Ashobora gufata abakene benshi akabakoresha uburetwa mu nyungu ze, bipfa kuba gusa bimuzanira inyungu. Ibihugu birimo mafiya nuko bigenda. Ibyo bintu rero ntekereza ko iyo umuntu ahakanye Imana ibibi byose biraza. Hari abantu mutari buze kumvikana, bigeze kuvuga ngo ni abantu bigeze kugira ububyutse, ariko iyo myaka mwita y'ububyutse nibwo barimo bafata abirabura babacakara babajyana muri Amerika. Abo nibo basekuruza babo bandi bavugiraga. Uwageraho akavuga ati ni igihano, nibo sibo babona, wamusubiza gute? Iyo tuvuze ububyutse, ntabwo ububyutse bubera ahantu hose icyarimwe, kandi nta bubyutse buzira abapagani. Tuvuge ngo igihugu cyagize ububyutse 100% bose n'abakristo. Abantu bakora ubwo bucuruzi ntabwo bari abakristo. Ndaguha urugero, Billy Graham bigeze kumusaba ko yaba nk'umuyobozi, bashobora kuba bashaka ko aba umwe mu bayobozi ba Amerika. Hanyuma icyo gihe arababwira ati mu gihe mugifite ivangura mwanga abirabura b'abanyamerika, ntabwo ngiyeyo nakwemera. Aho hantu yavuye abaririmbiye, aravuga ngo niwanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini ringana rite, ndimbata y'icyaha sinabikunda. Yesu aranyuze, andyohera kuruta ubuki bwose. Rero ntekereza ko niba hari abantu nka Billy Graham, nabo ntiyasize ahinduye Amerika yose, ariko yaragerageje. Nituvuga ububyutse rero, ntabwo twavuga ngo abantu ngo mu Rwanda niba hari ububyutse ngo ntituzabona abasambana, ntituzabona. Hari igice cyubaha Imana kuko cabihisemo, hari n'abandi biyeguriye isi y'umwijima. Urakoze cyane. Uyu munsi isi irabona kari agace nko muri nabita nk'iwaba Satani, kubera ibikorerwayo, amafilime ateye isoni n'ibindi byinshi. Abo bantu bageze no ku kigero babona ko Imana batakikeneye, ku buryo nyine basigaye bayiha zero. Ariko bigeze kuvuga ngo ni nabo bigeze kuzana ububyutse, ko Azusa ni muri California. Ubona harabaye iki kugira ngo abanyafurika natwe tukigireho ko natwe twitwa ko ari twe dufite ububyutse muri kino gihe? Ubona harabaye iki cyatumye bushiraho? Amateka agaragaza ko abantu batigira ku mateka. Ni ikintu dukwiye gutekerezaho kabiri. Niba ahantu higeze ukomokwa n'ububyutse bukwira isi, uyu munsi ari mu irimbukiro, Satani yari afite icyicaro. Niba Swede yazanye ubutumwa bwiza muri Afurika, uyu munsi yemera ubutinganyi, ari bo bantu bameze nk'abahagarariye ubutinganyi mu Burayi. Kandi ibyo bakabitoza isi yose. Utabyemeye bakamufata ukundi. Ubwo butumwa bubiri budasa bukwiye gutuma abanyafurika batekereza kabiri. Ubu turi kubaka insengero nziza, ni byiza, ariko twibuke ko ziri Burayi ubu zidafite umuntu uzijyamo. Zahindutse umusaka, izindi zabaye utubari. Yego. Ibyo kuki tudatekereza ko byazagera iwacu? Ahubwo turi gutoza umuntu yubaha Imana, turi gutoza urubyiruko ruzaramira iyerekwa mu gihe gikurikiyeho, cyangwa natwe twatangiye kugira konfiri ya generation. Niba tutigira ku bibera ahandi, tuzaba habi kuruta aho bari uyu munsi. Yego. Hari ikintu iyo urebye bariya, hari ikintu kimwe byibuze kubaha Imana byabasigiye indangagaciro cyane. Ntibabesha, ntibiba, hari ukuntu nyine byabasigiye byibuze ibyo. Twe turacafite abantu biba telefone mu rusengero kandi bitwa ngo baje gusenga. Turacafite abantu bakora utunama tutarimwo ubutagatifu. Turacafite abantu bagira ishari n'igomwa kandi bateranye ku cyumweru. Urumva ko twe tuzaba habi kuruta aho bari. Niyo mpamvu tudakwiye kurebera gukomera kw'itorero mu bwinshi bw'abaje guterana ku cyumweru, ahubwo hari impinduka ziri positive turi kuzana kuri sosiyete
dukurikije amahirwe Imana yaduhaye. Umuntu uyu munsi utanywa ibiyobyabwenge, utari umusinzi, utari mu buraya n'ibindi, twakagombye guprofita ko ameze neza, ahubwo tukamutoza ibizatuma akomera, agakomeza n'abazamukomokaho. Ariko tutarebye neza ibyabaye Azusa, ibyabaye California, hano hazaba bibi kuruta ibiri kubaho ngaho. Ko ni amagambo akomeye pastor. Yego, ni amagambo akomeye kubera ko abantu hari n'abandi bakavuga ati nibashye rwose, si bo babona barakabije, nawe ubona barakabije, bararengereye. Ntabwo nemeranywa nabo kubera ko nta wakwishimira. Bibiliya iravuga ngo Imana ntishimira ko hari n'umupfu, yifuza ko abaremwe bakizwa bakabona ubugingo. Nubwo bari gusha nyine, ariko Imana iracabakunda. Twanezezwa no kumva bihanye kuruta ko bari guhura n'ibyago bimeze bityo. Murakoze cyane. Iriya jambo waryakiriye ute? Ndagira tugaruke inyuma gatoya. Iriya jambo ni waragize umwanya wo kuryumva, n'uburyo ryakiriwe, n'uburyo abantu barifashe, ku rwa ruhande barifashe guterera. Urabizi, ahubwo bariya abantu icyo bakundira ni uko ari abanyakuri bavuga ibiri mu mutima, ariko abantu benshi ni kuriya batekereza. Ni uko gusa badashobora kubivuga, ariko na hano dufite benshi batekereza kuriya, benshi cyane batabivuga mu ruhame, ariko batekereza. Bari icyo baturusha rero ni uko bagaragaje icyo batekereza, bagaragaza icyo batekereza, ariko barakabije pastor. Nyine reka nguhe urugero. Wabitekereza ukabivuga, waba ubayeho ubwo buzima ariko utabivuga. Ntabwo guhakana Imana ari uko utinjira muri church. Ariko siko bari bavuze ngo in our godless city, ngo umujyi wacu utagira Imana. Yego, umujyi uzirana n'Imana mu yandi magambo. Uko ni ukwibesha gukomeye, kubera ko ngewe nzi abakristo batuye California basenga buzuye umwuka w'Imana. Sibyo? Iyo bavuze ngo umujyi utagira Imana rero, ahubwo niwe utayifite muri we, agahita abyitirira umujyi wose. Nta bantu bapfira gushira. Ntabwo uzi ko Isirayeli yamaze imyaka 400 nta jwi ry'Imana, nta buhanuzi, nta yerekwa, ijambo ry'Imana ryarabaye ingumi. Hari hakira abantu nka Simeyoni babakiranutse, bumvira umwuka w'Imana akabayobora. Hari abanyamasengesho nk'ahana, hari Mariya ufite indangagaciro ziteye ubwoba, hari Yosefu n'abandi bubaha Imana, bashobora kumva Imana bakayumvira. Ikintu kizakwereka ko umuntu afite agahinda gakabije ni ugufata abantu bose akabashira mu gatebo kamwe. Aba yarasinze ibyaha bikamukomeretsa, agatakaza ubumuntu, agacecekesha wa mutima namuduhana, bikagera igihe none agahita afata ubuzima bayeho. Ubu umukobwa udukurikiye atakaje ubusugi, yakwemeza ko nta sugi kiba mu Rwanda. Umuntu yabihiwe n'urugo akubwira ko nta rugo ruzima na rumwe ruba ku isi, ariko ntabwo ari ukuri. Ariko pastor, ibi ngibi bije bikurikira n'ibyabanje. Hari ibindi bintu bigeze gukora muri mu mikino, mu birori byabereye muri festival yabereye muri Brazil, nabwo bamokinga Imana, berekana ko Imana nta kintu ivuze. Uyu munsi twumva amateori menshi, nano mu Rwanda barabivuga pe. Hari n'uwanyandikiye antuka kubera ko hari ikiganiro twari twakoze, arambwira ati ariko nkawe warasaze, yakoresheje amagambo ameze nk'ayo ngayo, ati ibyo bintu byanyu by'Imana mwirirwa mukangisha abantu imyaka 1000 muyivuze, iyo Mana itarabarengeye, iyo Mana itaravanye Afurika mu bukene, iyo Mana iri he? Noneho rero uyu munsi uwo muntu utekereza gutya bati ubundi si iyo Mana, ngira ngo nizo teori ziriho mu bitwa abanyabwenge, mbore nivuga gutyo, bagaragaza ko ibintu byo gusenga biri cheap, biraciriritse, kugera ku kigero bavuga yuko ahubwo bari abantu bari baratinze no kubivuga. Uwo muntu nawe utekereza gutya avuga ati iyo Mana suri mwayerekera muvuga iri he, wamusubiza gute? Kuri nge nta gitangaje kihari, nta gitangaje habe na kimwe. Isi tuwe na miliyari 8. Abantu bafite icyo bazi ku izina rya Yesu ni miliyari 2.5. Muri izo miliyari 2.5 abitwa bavutse ubwa kabiri ni miliyoni 500 gusa. Hanyuma kandi bene abo ni bamwe bitabo bifite gusa, hari n'abatakijya.
kandi muri abo nawe urabizi neza ko harimo abatunaniye. Rero ntekereza ko gute dufata isi yose nk'abakristo ni ukwibeshya, nta na impulse y'abatuye isi bakijijwe. Rero ntekereza ko kuba hari ibyo tureba, ahubwo icyo tukwiye kurwana naco nk'abakristo, turitabaza ari ku gitereko cyayo, turi urumuri rw'amahanga, dushobora kuba umutwe muri byose. Reka ngaruke kuri bene wacu b'abakristo, kugira ngo California igere ubwo yubaka umugwa wa Satani. Ndavuga abagiye gukina ariya amafilime n'ibindi. Ubu abizi itangazamakuru b'abakristo batumariye iki? Ni ikihe gitangazamakuru bakoze niba tubujije umwana kureba dessin anime iri satanike ngo tube twaramuteguriye indi ku ruhande? Ntazo. Turamubuza kureba biriya, nta kindi twamuhaye areba. Kuri nge rero mbona turi ba nyirabayazana bo gukongeza umwijima, aho kugira ngo tube dukora ibyo twagombye kuba dukora. Iyo urebye nk'ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga kandi bikorwa n'abitwa abakristo, ubona tuzi icyo twatumwe. Rero ntekereza ko isi yo nta kindi twari tuyitezeho kitari biriya, ahubwo ni ikihe ni abafite ibizima ntibabivuga. Reka nguhe urugero rwa hano rutari kure. Urubyiruko rwacu rwinshi rumaze kuzinukwa gushaka, bakubwira ko urugo rwiza rutabaho. Muziki bitera content nyinshi ihari niyerekana ko urugo ari rubi. Yego. Hanyuma bubatse nziza baracecetse, ntabwo yaza kuri kamera. Hanyuma duhitamwo gukonsoma ibyo bibi. Ibyo bibi biri kwangiza urubyiruko rwacu, ruzazinukwa gushaka. Niba warabonye saga imaze iminsi ya Baltazar, nabonye comment nyinshi zivuga ngo abagabo benshi n'ibiriya bakora nuko gusa batafashe film, batafashe video. Ubona nta gitangaje ko biriya byabaye. Tuvuge ko nta bagabo b'inyangamugayo b'abakiranutsi badaca inyuma abo bashakanye, bubaha Imana babaho. Baracyari. Hari abantu nzi batanakijijwe b'inyangamugayo batakora, bataca inyuma bagenzi babo. Rero ntekereza ko isi yo nta kindi kintu tuyitegerejeho, ahubwo abubaha Imana niki bari gukora. Ubona twiteguye? Oya, ntabwo twiteguye. Ntabwo twiteguye pe. Kandi guceceka kwacu, hari umuminisitiri umwe wa Isirayeli yigeze kuvuga, bari mu gihe kibi nk'icyo barimo ubu, yigeze kuvuga ikintu cyankoze ku mutima. Yaravuze ngo ibi bihe bibi tuzabivamo, ariko ntabwo tuzaha agaciro cyane abanzi bacu n'ibyo bari kudukorera, ahubwo tuzahora tubabajwe n'inshuti zacu zicecetse. Abazi ukuri bakicecekera. Yego. Rero ntekereza ko abantu bangiza isi si bariya bavuga ngo Imana ntibaho, ahubwo abayizi, abayihamya, bafite ibihamya by'ibyo yakoze, bakaba bacecetse. Bari gutanga uwuhe musanzu mu gutera abantu kumenya Imana? Ni ikibazo gikomeye. Impamvu mbona hari n'ukuntu abantu bitwa ko ari abizera batinya, sinzi n'ubwo bwoba impamvu yabwo. Niba ari uko tudahagaze ku byo twizera, harabona bonye ejo noze mbibaza, aravuga ngo nuko Imana yacu irihagije ngo yakwirwanirira n'ubundi nta kibazo, kugira abantu bacecetse batavuze. Satani ni Imana, byose ntibishobora gukora bidakoresheje umuntu. Ntabwo bibaho. Byose bikeneye umuntu. Yego. Ubwo iyo twacecetse tuba turi mu ruhande kwa Satani. Uyu munsi nabonye abitwa abakristo cyane cyane mu matorero yacu yitwa ko ari mu bubyutse, arimo ibihe byiza byo gusenga, barasa n'abatera amabuye Amerika, barayereka ko yararengereye, yarakabije. Ese biri hari ubundi sibyo biri n'iwacu? Umuntu yabyibaza. Wowe ubibona gute? Kuko turi kuvuga ngo Amerika barengereye n'abanyabyaha bimuye Imana,
n'ibindi ariko se ibiri hariya ko ugeze kuvuga ko aribyo biri iwacu ari nabyo biri iwacu aho twebwe ubwo igihe kimwe twazashyikirwa n'ibyabayeho niba koko ibyabaye bituruka ku bushake bw'Imana. Reka nkubwire nigeze kukubwira abantu benshi ni kuriya batekereza ahubwo nuko bo badashobora gutinyuka kubivugira mu ruhame. Nta gitangaje kirimo. None se reka nkubaze, wabonye inkuru yasohotse ku gihe.com ivuga ukuntu u Rwanda rugwa 29 muri Afurika mu kureba porno. Uriya zirebwa n'abapagani gusa kandi 99% n'abakristo. N'abakristo umva hano 90 barasenga ku cyumweru ubwo zirebwa nande? Harimo n'abazirebera mu rusengero. Noneho reka tujye mu bigo ngororamuco. Buriya abantu babirimo ni abana batarakizwe. Ushobora gusanga 65 bararimbye muri korari, barariye n'igaburo ryera. Urebye abantu bakonsoma inzoga wasanga ari abapagani gusa. Muri covid nibwo bacuruje neza kubera ko none babungutse hejuru ya 60%. Ubwo zanywewe n'abandi, zanywerewe ko n'utubare twari dufunze. Nakubwira ibimenyetso nk'ijana bigaragaza ukuntu hari ubuzima tubayeho, gusa turabahanga bo kubihisha no kubitwikira, ariko nibwo buzima abantu benshi babayeho. Njye ntabwo natera ibuye Amerika, reka nkubwize ukuri, Amerika ndayubaha, yaragerageje kubera ko ahantu hageze ubutumwa bwiza ku isi hose nibo bohereje abamisiyoneri benshi ku isi. Hanyuma iyo urebye imiryango ya gikristo ifasha World Relief, World Vision n'abandi Compassion n'abandi ku isi hose, ubona uruhare runini ari urwabo. Nose urumva bataragerageje? Baragerageje, ahubwo twe twakoze iki? Biratangaje ko wowe waba ubayeho mu birenze by'umuntu yakwifuza, uturanye n'umupfakazi uburara cyangwa se udafite ibihagije kandi bikaba ntaco bikubwiye. Biratangaje ko twategereza imiryango mpuzamahanga baza kudufasha ibyo natwe twashobora gukora, bakaza kudufashiriza bene wacu mu gihe twe tuzi uburemere bw'ikibazo bafite, tukaba tubaho muri rigs irenze. Hari abandi bantu batabayeho neza. Gukorera Imana si iby'Abanyamerika gusa, si iby'Abanyaburayi, ni bya twese. Rero ntekereza ko buri wese agize icyo amarira mugenzi we, hari ibibazo bimwe na bimwe byagabanuka. Hari ijambo riri mu Efeso Imana yavuganye n'ubwoko bwayo, irabwira mu rwandiko nyine rwandikira Efeso muri za nzandiko zirindwi, irabwira ngo nutagira icyo ukora ndakura igitereko cyitabaza ahacyo. Wigeze kuvuga, twavuze kuri California n'uburyo bazanye ububyutse ariko igihe kikagera bugakendera. Twavuze ku Burayi uburyo bwabwirije isi ariko igihe kikagera bikazima. Noneho ndimo ndibaza uyu munsi umucyo twavuga ko usigaye muri Afurika, none natwe twasanze twarabe nk'amazi adatemba. Iryo jambo ukunda no gukoresha. None twebwe igihe umucyo wa icyo gitereko cyavanwa ahacyo, ubona isi yabibayeho gute? Ikintu cyo nakubwira, n'abantu bapfira gushira. Imana izahora ifite abantu. Nagira ngo mpumurize abadukurikiye, igihe itorero rya Kristo rikiri mu isi, mu gihe impanda itaravuga, itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nuko twe turebera itorero mu bwinshi bw'abicaye imbere yacu, mu bigaragara, ariko itorero nta kibazo na kimwe rifite. Imana iracafite abantu bayo, nubwo byaba ari mu gihe cy'umwijima umeze ute. Imana izahora ifite abantu bayubaha, bayikunda, bayikorera, bakora n'imirimo myiza. Mu gihe cy'ububyutsi igitandukana nuko baba bagaragara ari benshi, ariko mu gihe itorero rikiri mu isi Imana iracafite abantu. Nahumuriza abantu, ntibyacitse. Imana iracafite abayikunda, iracafite abayubaha. Bibiliya iravuga ngo hamwe n'ibibagerageza nzabacira akanzu. Izajya inyuzamo utuntu nka turiya tw'umuriro, utuntu tudukangura.
sinzi niba wabonye abanyamerika bahise bategura ibintu bijya gusana habaye imyiyerekano cyangwa se kwigaragambya, ariko ntibyari kwigaragambya ahubwo nyine ni nka muvoma zo kwerekana ko Kristo akiri umwami. Narabibonye muri Washington. Rero niba umuriro ushobora gutera hagahita akantu nka kariya, ntabura umwe ukizwa, ntabura umuntu uvuga ati buriya iyo umuntu aba mu nzu wenyine, cyane cyane abantu baba nko muri biriya bihugu aho umuntu aba ari nyamwigendaho, hari igihe agira ngo iyo stress abamwo n'abandi bose niyo babamo, nta torero rikihari, abantu bari mu igororero, mu magororero iyo batumye hanze baravuga ngo mutubwire abari ku isi. Yego cyangwa bakavuga ngo mutubwire abari mu gihugu. Urumva aho hari ahantu umuntu agera akumva ko we ibiri kuba ibireba abandi bitakimureba, kandi barakoze ibishoboka byose ngo bamwiteho, yumva radiyo n'ibindi, ariko akajya yumva we ari ahandi. Icyo nagira ngo mvuge, hari igihe abantu bagera igihe bagakabya, bakaba mu bwihebe, mu bwigunge, ariko imyiyerekano imeze nka kuriya ivuga Kristo ntiburi icyo isiga mu maso y'ababireba. Bavuga ati Kristo aracara umwami, ubuntu bw'Imana burashahari, nta n'abapfira gushira. Cyane cyane kuriya mudamu yari yakabije, agafata ibimwuzuye wenda n'iby'itsinda bari kumwe akabyitirira California yose. Abantu bubaha Imana barashahari, itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ubwinshi bw'abakora ibibi bwe kuturangaza, ahubwo buri wese agerageza gukora imirimo myiza izamuherekeza kandi yandikishe ku izina rye, hanyuma nituva mu isi tuzave mu isi twemye twarakoze ibyo twagombaga gukora. Sinabura no kubabaza, turimo tugana ku musozo, wabonye ko ngo hari inzu zasigaye zitahiye, yewe hari na katedrale, nabonye urusengero bivuga ko rwaba rwarasigaye rudahiye. Byaba bitanga ubuhe butumwa? Ngewe narebye icuriya mugabo nyiri iriya nzu yavuze, nicyo cankoze ku mutima. Ubona yarabonye akanya ko kwamamaza Kristo. Niba rero Imana ishobora kurokora inzu yanjye, hanyuma nkaba mboneyeho platform, nkabona platform yo kuvuga Yesu, wow, Imana ishobora kubikorera ibyo gusa. Hari umuhamya umwe wasigaye muri California yemera ko yasigajwe n'Imana, inzu yasigajwe n'Imana. Ibyo birahagije. Imana igira neza ababi n'abeza, nuko yari kurokora n'inzu y'umupagani imushakaho kwihana. Ni nk'uko yarokora iy'umukristo kugira ngo azabone uko yamamaza Kristo. Turasoje, ariko Pastor, Amerika iyo umuntu ayivuga uyu munsi ntikivugwa nk'igicumbi cy'ubutumwa bwiza, cyangwa se nk'ahantu nubwo basekuruza bababwirije ubutumwa bwiza, ariko ntakibona nk'aho hari ubutumwa bwiza, ahubwo arabona n'irimo iragaburira isi amahame akomeye yo kwanga Imana no kuyituka, yo kwimura Imana, izo filime ziza, Illuminati n'ibindi byinshi. Ubushize tuganira twarimo tuvuga no kwima ingoma k'uyu muperezida ugiyeho kwa Trump, yuko ashobora kuba hari ibintu agiye gukora. Ibi byose bikaba bibaye mu gihe arimo araza. Ubona hari icyo byabivuze ku itorero? Itorero hari ikintu kimwe nigeze kugarukaho tutakwibesha, kuvuga ko rizakangukira rimwe, bamwe rikagira ububyutse rimwe, tukaba twibesha. Ushobora kugira ububyutse nabo basha kubugira, n'undi ashobora kubugira, twahurira hamwe tukaba itabaza ari ku gitereko cyacu, cyangwa tukaba umudugudu utabasha gutwikirwa. Hanyuma ubushize nakubwiye ko ngewe nshima ko Trump yatowe, byibuze dushobora koroherwamo gahoro, kubera ko ririya shaka rye rikomeye ku mahame y'Imana, ryanga ubutinganyi, ntishigikiye gukuramo inda, ntishigikiye abihinduza ibitsina, rishobora kwemera ubukristo ku mugaragaro. Mu myaka ine rero agiye kuyobora, dushobora koroherwamo gahoro. Wenda n'intambara zishobora kugabanukaho urebye umuvuduko zari zifite. Ntekereza ko Imana ishobora gushiraho umuntu, nubwo simvuze ko Trump ari umukristo, nta makuru mbifite yahagije, ariko Imana ishobora kureba umuntu byibuze
azayihagararira. Ntabwo wibuka ko Kuro atari umukristo, ataranayizi, ntabwo yari ayizi, ariko yatumye Abisirayeli bataha. Dushobora kumufata rero nka Kuro, ahubwo niko nyine bamwe batangiye kumufata. Dushobora kwizera agahenge kubera ko umuvuduko byari bifite. Reba izi ntambara ziri ku isi. Uribuka Trump yiyamamaza yaravuze ngo nyamara muntoye nabarinda intambara ya 3 y'isi. Ariko kuko twese twarareba kuri gukomanga, yenda izaba ikindi gihe, ariko kuri ubu tuzaba tworohewe. Hari ibintu byinshi rero Imana ikora. Urebye nabonye n'abantu abayobozi benshi ku isi bavuga ati byibuze turizera ko kuri iyi manda Amerika ishobora guhindura uko yatekereza, uko bafata ibindi bihugu. Sibyo rero ntekereza ko twizere ko tuzoroherwa. Ariko nubwo tutakoroherwa, itorero riri ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Uwo byazanana wese, aho byazanana hose, Kristo ari inyuma y'itorero rye. Kambaza akabazo, uriya muriro uwufata nk'igihano cyangwa ni akanyafu k'Imana? Nabifata nk'akanyafu. Ni uburyo bwo gukangura abantu gusa, nka kamwe se ko kwa Salomo Imana yavuganye na se. Yego, kuko ntabwo nahagara ku maguru yanjye abiri ngo mvuge ko igihano cy'umuriro haragira ko kiza. Icyo gihe si Amerika gusa, abaremwe bose batakijijwe icyo gihano bazagisogongeraho cyangwa se bazagihana. Ariko muri iki gihe ishobora kubikoresha, ni nk'uko ishobora gukoresha umwuzure mu Buyapani, igakoresha umuriro muri Amerika, muri Afurika igakoresha intambara, cyangwa se igakoresha ibindi bintu bituma abantu bakanguka. Yego, buriya ikintu gituma abantu bahuza imyumvire yo gushaka Imana, nk'ibyo wabonye byabaye Washington, kiriya kintu kiba gifite inyungu mu bwami bw'Imana. Murakoze cyane. Reka tubashimire rero, ahubwo abantu bari babigizeho babyumvaga ukundi, si igihano ahubwo bishobora kuba ari ibimenyetso cyangwa se akanyafu gakanguzwa bene data. Ariko ngira ngo n'abakangurwa ni uko wenda hari akantu kuko bigeze kugira ububyutse. Ngira ngo Amerika ishobora kuba itameze nk'uko wenda twafata Ubushinwa cyangwa Ubuhinde cyangwa n'ibindi bihugu, kuko bo basa n'abafite umwihariko kubera ubutumwa bwiza bacyubakiye no gukora amahame y'ijambo ry'Imana, cyangwa wenda n'ibyo bintu bashobora kubyumva, n'utwo tunyafu bashobora kutwumva bitandukanye n'ibindi bihugu. Turasoje rero, murakoze cyane. Kadusoze n'undi tubasaba gusenga nk'uko twatangiye dusenga, kandi mwakoze kuduha umwanya. Mwami, turasenze kugira ngo dushoboze kukubaha, tugukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, kandi dushoboze gukora imirimo myiza, kandi ibiturangaje byose Mwami turasenze kugira ngo duhe ubwenge bwo kubibamo no kumenya ko byirinda, ukomeze kugira umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Intege nke zacu zihinduka imbaraga, ineza y'Imana ibane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.